none se ndamutse ngize none ngasanga arabishye ako biki cyangwa no utazi gutegura umugore ntuzakora ikosa ryo gupfa kwegera umuntu ubyibushye kuko umuntu ubyibushye sonda byibushye abajya kumera nk'ibikoresho bivuye mu Bushinwa usunda byibushye abajya kumera nk'ibikoresho bivuye mu Bushinwa haguruka turebe mu byibuha vuze ntabwo byibushye nahagarara imbere murebe nimba ngaragara nahagarara imbere ya kamera murebe nimba murambana hari umuntu nduzi banza usobanure ko ndi muzima uri muzima mo bebe umva nkubwire oya azayinkozamo ntarebe ntayo nshaka ntabyo nshaka nushaka uzabireke ubundi se so warye bwanye nagwaga tukavuga urano nuzi kugufatirana ngo mu gitondo gutya nyine umuntu aba yarayinywereye ukazindukuza mu kazi mana yanjye uravuka je bose iminota 20 kukiyihuta kubera iki ufite amagambo nango bazikikuzuyemo inzoga se ziri mu bintu bizamura ibintu byo kuvuga mana no kuntu uba wibere muri fure ubona nyine inzoga ziri mu bintu bikuzamurira imyuka wapi ntago ari uko ngo zinzamure imyuka ariko nyine n'umuntu yakubona abona akabati shaka bisa kibingo yaruhaze eba nta nubwo ari kuri ubundi ni handi ubona ijisho ukabona suri no kumbona ubwo bikiraho ubwo twa yanyweye abafite agasomye abafite ijisho ry'umweru no kungana se ko mbona ugifite ijisho ry'umweru nuko ubwo utaragateka yigo se yigo no cyane ubwa mbere ni wo muntu mbonye mbwe ijisho ry'umweru cyamana menye inyanga yakwahita namwikundira mu kandi none abandi baba ngogiye ngo ndare ntuzironda kare none nzovura atangira ngamaso ya kiwingo uneze ngo wagira ngo ni umutuku ngo yone amatoroshi ronda ngo nanakaruka kiri ibaze nzo bamwe ngandusha amaso meza we sharata naguri kumba oya ngiye ikintu ndi kubona kandi mvugisha no kuri nuko ijisho ryawe risa n'umweru bajya ngo nabata ariko wagiye ureka urinda ujya kwanga ijisho rye risa n'umweru uragira ngo azagende bamwanike ushobora kubimubwira ugasanga yizeye kuko ari umweru yajya hariya akikina oya wejya kujya hara none ndabyiyize wejya kwirirwa biki none ndabizi arambeshye nishaka n'ubundi nishaka ni umukara ndarizi byarahiye oye ubwo riba ryarahiye ryabo umutuku none byarahiye ahantu hose oya sango gira gutya nuko ndo tujya wireba buri munsi aziko bambwiye kuri amasegonda 15 mwareba ka 200 naribe nta kibazo navuga ngo icyo umuntu akunda ni nacyo umuntu agira bose arambwiye amwakiriza bose arambwiye shango kiwi bose undi baduhaye akameza hano bose arambwiye yesu w'imbabara cyane bose arambwiye ngo kiwi ngo nureba ngo amasegonda 15 muri kamera ngo ndahita nkwereza 200 ariko mva nkubwire bro yabanje arabaza ndi kubyitegura yego shenda batumva ngiye kubikorera aya yanda yakoreye oya ubwambire byarapfuye nawe ati mbabarira umwana akameza hano bagira ni maremare none aresha gutyo oya uri bugaragara shyira akameza hano noneho kugira ngo aterekeho nambabara ntabwo ndaguteka inzoga hano babarira none saro umuntu utazi ndabyanze noneho nyine barabizi babarira njye gutereka noza ngese njye ngo nzoga none se wowe yiyorara rata miyorare ndabyanze noneho numva ko ari umutekano w'ikintu uri ku mbabara cyane reka hano hagwamo n'ibintu mbabara yakubuzwa uziko nifite n'abashira nkanjye kamemo ntago nkorana n'inzoga arabinyubahira niyo mpamvu kwegeranye na pasta ariko rwose gerayo ubwo twatangiye ikiganiro n'ubundi nta kibazo reka dutangiye tuhereza ikaze abantu badukurikira nk'ibisanzwe ngewe nitwa Emmy iyo ushaka kuntandukanya n'abandi wongeraho Pictures aka kanya rero muri kutubona ko ndi kumwe n'abantu bameze neza hari amakuru mfite koko bakundana simbizi simbihamya nibo bari buduhereze amakuru ya nyayo hanyuma ikiganiro cyacu tugiye gutangira batwibwira tuganira ibintu bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi twiberamo ndetse nabo biberamo abatabazi rero ntimucikwe mugume hano
paka ikiganiro kirangiye, kandi ubaye uri mushya ntiwibagirwe kudushyigikira ukora kuri subscribe. Reka mbegereho gakeya gute ubundi bahunga nicaye hagati y'ibigabo bibiri. Nzovu niwe ujya wati nicaye hagati y'ibisambo bibiri. Ibyo naye nangiye kwishyuhira ureba atari yakoze amafuti ninda kwigisha ko kantu nanjye kugira ngo ntakore irindi futi reka nza ubundi n'ubundi acyabicayemo n'ubundi acyabicayemo. Yego iyo wicaye ku bantu b'abagabo nka gutya wiyumva ute? cyane yumva neza, mba numva yuko nyine nanjye banyubashye, bumva ko nta kintu cyagukanga. Yes, nusu ahanga usu niki cyane mfata nta cyane. Ubwo nuko nguko twinjije mu kiganiro watangira wibwira abadukurikira, kuko hari abakubonye ari ubwa mbere ndetse n'abasanzwe bakuzi unabasuhuza. Okay, turabasuje bakunzi bacu b'igicano. Icano yitwa Papa Kenji TV. Papa Kenji. Papa Kenji. Kenji. Papa Kenji. Bakunzi bacu turabasuje kuri channel yacu bayita Papa Kenji. Ego. Papa Kenji. Papa Kenji. Urabanza ubimenye ibyo bintu. Papa Kenji. Kuko hari n'abandi bishoboka ko bagiye kugera kuri no channel bashya. Papa Kenji. Gusobanukirwa Papa Kenji. Papa Kenji TV. Papa Kenji TV. Ubundi uvuze wihuta. Papa Kenji TV. Umuntu wagobwe cyangwa se uvuga Dedimanga atabisubira. Papa Kenji TV. Papa Kenji TV. Yes. Urisanga. Ego turabasuje, nitwa izina ry'imihanda nitwa Kiwingo. Izina risanzwe nitwa Imana Denise. Ako mihanda hano nitwa Kiwingo. Yes, turabasuje rero mudukurikirane udukonde. Yego. Dukomeze ku muntu mwegeranye. Ya ndabasuje nivuga gute. Sose ngewe arabizi ko ndi umusore wa mbere mwiza mu Rwanda. Njya kuvuga akahita nderanje. Nk'ibisanzwe ni Jack Promo, umusore mwiza wa mbere mu Rwanda, umwiza imbere n'inyuma. Rero abakunzi ba Papa Kenji TV ndabasohoje, mugire impagarike n'ubugingo. Yego. Yego. Bifurije ibyiza byose. Yego. Okay, tukiraho ni hari akantu ngeze kuvuga ngo bamwe bavuga ko ngo mukundana muri abasheri, ese koko nibyo? Nge ntabwo dukundana. Uramwihakanye? Wigeze ubimbwira? Nge sawa ubwo nge nigeze nkubwira ko ngukunda. Ariko rato burya ari ukurusha kureba ijisho ry'umuntu. Buri ijisho rikwanga uraribona. Niri gukunda ukaribona. Noneho nge hari ukuntu niwe tuwe twicaranye no muntu kajya bumva ukabona ngo kone ko kureba norangera kwirebera ngo higere yo kwange nigirira isoni ugasanga n'ubundi aracyande ubundi babibiki. Nuko ubundi umukobwa yagukunda ntashobora kukureba mu maso cyangwa se umugore. Noneho mungiye kujya nkureba yewe mba mwitegereza ngo ndebe nimba koko urukundo abantu bakeka ko ashobora kuba nkunda. Ndebe nimba ari seri. Sayitwa bro. None se nge yari yambya ko nkunda. Ubushize yari yansariye. Ariko sinzi ukuntu biri kugenda bicuru. Zikisi yose bivuga ko ari umusore mwiza mu gihugu. Ngo ni umusore mwiza ngo ni umusore mwiza mu gihugu. Imbere n'inyuma. Imbere n'inyuma. Ariko nawe mubwiye kuri mwiza imbere n'inyuma. Wose nabireba rega nge sinirwa mvuga. Oya nge mbivuze na byakuta kwiki. So bibona. Icyo utabona? Ntacyo ntabona. Ibyo najya kuvuga naba ngiye kwishyira hanze cyangwa gushyira hanze. Ariko birahagije uko biri. Cyajya ngo wongere ka kantu ka 360. Agaci? Ka kantu ko guhaguruka ukizengurutsa akakubona neza. No nabyo nkoze wibeshye. So bese ubwiza bwe burahagije uko ari mu kigero cye n'abamukunda bari kumva baranshimye iziko bamuhunga bamushimye n'abamukunda no ngahibaza bikoza ukamwerera naziko nkunda mana yahita herewe yaremwe narakubwiye ngende umusore mwiza mbere mu Rwanda ufite imyaka ingahe 28 ntari umubyeyi yes ngiye rero ndi umusore gemaye uracyari umusore ndi umusore hasi niba bafite imbaraga ubuso twavugana koko twaciringa bikajya bivamo tukabishuti none se reka nkubaze mana yanjye
wenda nubwo ndebo kankunda wenda ntubivuge bitewe n'uko igitsina gore mutemerewe ku uyabura y'ubwiye umutipe kumukunda ma nimba ari ikintu gusuzuguza n'urukundo yego nyine ese utumye ntekereza ko ka ni uninde wabeshye ko yukunze umuntu utabimubwira urabizi twebwe abagore kuno dukunda abakobwa dukunda urukumva twebwe tugira nuza amaranga menshi kandi nawe ubwawe kubyo tunabibona none twe dufite gukunda ukabona ko umuntu nakwimariyemo none twe ukuntu dukunda dutandukanyijwe namwe wowe ushobora kunkunda ariko nyine ukaba ari umuntu nyine biba biraho utabyinjiramo cyane ariko ukaba unkunda ariko noneho twebwe kuno dukunda ubwo nimba nkubonye uri hariya ndahita amaguruka niruka ndabameza amababa ntabwo nicara hamwe sinuza buri kanya kuguhamagara buri kanya ariko mana yanjye sinzi ukuntu urukundo twebwe dukunda cyangwa ngo wari n'ukuntu tugira urukundo shaho ukunze umuntu uretse kuba yabibona ngo urirukanze muri wowe wiyumva ute uba umeze ute nibe bimenyetso ukuntu bari byiza sha nimba ari ikintu mu bintu by'urukundo urukundo buriya gukunda umuntu nawe akagukunda noneho yuzuye mukundana mwese mukundana biraryoha ese urukundo rutandukaniye he na santima burasa si bigendanara kuko burano umuntu nimba mufitanye urukundo n'ubu na santima ziraza ariko hari umuntu udakunda n'undi na santima niziza ngubu bashobora kundeba gutya nabe yanjye ya santima kuba nyine n'ubuna nakurukundo simbizi nako nabitekereza hari umuntu ugira santima mbere kurenza urukundo wowe ugira iki mbere njyewe shamani njyewe urabizi kubera abahungu benshi bagenda batwangiza mu mutwe njyewe rwose mana yanjye ibintu byo gukunda njyewe sinzi iyo akantu k'urukundo kakujemo nyine ni iki cyiza mbere njyewe rero nkunda nabi njyewe nkunda nawe nka mu musazi ikibazo gikomeye ntuzakundwe na kiwingo cyangwa kugirire santi isa 8 message noneho mva nkubwire message njyema nshaka ngo duhore tuvugana mana sinite cyangwa ushaka kumuhereza ibintu umva byose bigomba kugendana mpora nze nkureba shamana si uko mana njya kuwe ubundi kera nari nzi ko kuba wakunda umuntu ntaho biba bihuriye no kumuha ibintu kuko mana none mva nkubwire ubu bashyizeho promotion urukundo urujyana n'ibintu urukundo iyo umuntu agukunze cyangwa se umukobwa yagukunze ikikubwira ko yagukunze abantu kwa ngo abagabo umugabo ugukunze arakugabira rero ingabire y'abagore aguha ibintu rero nuko umukobwa yagukunze cyangwa se umugore yagukunze aguha ibintu niyo gift ya mbere abanza kukwizeza mbere ko mukomeza na relationship ese bose turi bicucu we ese ujya guhereza umugabo cyangwa umusore mu maguru bya byagenze gute nyine si twakora imuteye cyangwa umuntu adukunda twebwe twumva yuko nimba umuhungu ankunze ari ikindi firi ya mbere yo kujya kumuha kandi ari igihe umuha mani bro bigahita binarangira nakubeshya hari n'igihe umva nyine hari igihe umukobwa umubwira ko ari mwiza agatota uzi ko naguha ukamubwira ati ntacyo uzaze tubipange mwabipanga ugasanga aranabishye guhera uwo munsi wera ubwo umwanga hari umuntu ugira wiyemera gutya urabizi hari umuntu ujya ubiha neza nose uramya ko uryoshye wowe ntabwo mbizi none ngenda aryoshye none urumva nimba utanabizi ase bura kubiha ko umugore biterwa n'umugabo mani bro oya none ubundi umugore utagira amazi reka nkubwize ukuri rero oya ariko se ntukajya ugira ntukajya ubeshya wamanze nkubwire umugore utaracimyeyo nta mazi nta myeyo imyeyo neza n'amazi impumuro mbi waba ubishye abuzwa n'iki kubiha noneho muri ibi byose nta na kimwe mfite nta myeyo nta myeyo nta mazi ibyo byose none ndabifite n'impumuro mbi shawa jeka kumbeshe jema muro nabyo mfite reka twumve oya ngwina ujyama isabone oya none reka ndamutembanje kwambara agapfukamunwa kugira ngo ngabanye none reka nicare gutya none yo wicaye gutya yahise yigira oya byihore umwari nuhishe bikari bye uzi se uzirampumuro se kugira ngo uburwayi mana uburwayi amafegisiyo
koko gutya byonyine ukimera gutya uhita wumva cya kintu cy'icyuka gise gisohoka warazivuje se warazivuje ubona nyine ubu wowe utangiye kubyumva uhita witira kwa muganga bakakuvura hari urushinge bagutera nyine abagore twebwe turazihorana kubera aho tuba twicaye aho tunyara meze abarongora mwaho ngaho byagira mwaho ngaho byajyana uri kumva ariko ngewe nangiye kumva yuko nge na kiwingo twaba twarigeze kugirana relationship cyangwa se abantu bigeze kubitekerezaho kuko ageze ku kantu yuko hari ibihagira akazana gahuyu bitanumva ibyo tuganira ibyo ntuze kubizana mu kiganiro dukomeze ngaho komeza uganire atubwiye ko agira igihembwe cyo kuzana gahuyu oya umva nkubwire urabona nk'ubu tuba twiriwe tugenda si abagore bose bazana gahuyu wajya ubyo none urabona hari ukuntu nk'ubu twirirwa tugenda tunyara mu matuwarete atandukanye aho tugeze twihagarika sibyo hari igihe ushobora kuba ngewe mvuyemo cyangwa undi avuyemo afite izo ndwara nge nkaba nazandura ngewe ndakubwiye ngo ngewe numva yuko numva ayo manuza yes mvugiye mu bagore hari ukuntu wowe rero ushobora kwenda kujya kubona n'uwo mugabo wenda nandura n'ayo marwayi ngewe nabizi buriya abagabo nibo bita bigaragaraho twebwe buriya adutindamo amafegisiyo oya umugabo atinda kugaragaza ibimenyetso bya infection ariko bikashya ariko iyo bije ikintu cyiza ikintu nzi neza cyiza atangira kuzana uduhere ku gitsina yego urumva ariko umugore twebwe harakananye ntasobanura twebwe kandi nibwo ngikumva umugabo arwaye infection iki kibiranga urumva atangira kuzana uduhere duto tw'umweru ahora ameze urumva noneho ku mutwe wayo ibumuryaryata akumva nyine uburyaryate buto ariko we iyo bije ntago ajya abimenya ariko umugore ahubwo akubundi wori muzima buri njemva nkubwire umva nk'umubwire nyene mva ngumbanza nkubwire we manza gusobanura umubiri wacu banza usobanure ko ndi muzima uri muzima mo bebe umva nkubwire oya azayinkozamo ntarebe ntabyo nshaka nushaka uzabireke ubundi se so warye bwanjye nagwaga sinakwemerera ntabyo nshaka nyamara ugabanya ndabyanze kandi twasanze ariyo mpano muhereza abantu mukunda none se ndamutse ngize n'undi ngasanga arabishye ako biki cyangwa niwe utazi gutegura umugore ntuzakora ikosa ryo gupfa kwegera umuntu ubyibushye kuko umuntu ubyibushye sonda byibushye abajya kumera nk'ibikoresho bivuye mu Bushinwa usonda byibushye abajya kumera nk'ibikoresho bivuye mu Bushinwa baguruke turebo mu byibuha vuze ntabwo byibushye nahagarara imbere murebe nimba ngaragara nahagarara imbere ya kamera murebe nimba murambana hari umuntu nduzi zikakwica wahita uvunika neza ngo ntuzigerereze umuntu ubyibushye ntukakore ikosa ryo gupfa kumugerageza kubera iki kuko kumugerageza egare wemere gutekinga risike gufata risike nusanga bishye ubyimenyere nusanga aryoshye ugumeyo ariko ntukajye ugira ibyiringiro byo kuvuga ngo urasanga bimeze neza ijana ku ijana umugore ubyibushye ibigore binini birabiha sinza kugutera sitora bya bigore nka bingaye byose tu bya bindi byo mu gipangu yego man bya bindi byo mu kazi byo mu kazi man umugabo yagize ku kigura agasanga kirabishye man we umugabo agata yakubutse kandi urebye kuntu giteye bro do ni gutya ahantu rero kabati uri umukobwa nakabatisha wama batazi banga riri mu buryohe bw'umugore sibyo babagabo bakunze kuyobera ku bantu bafite inyashi cyangwa se amabuno manini bakumva yuko ari buryoshye bakibagirwa yuko muri ayo mabuno manini bahakura gucika umugongo bahakura agahuyu bahakura n'ama infection kuko bene bari abagore ntabwo babazi kwikorera isuku cyane cyane 100%. Oya nagari bose hani igihe usanga hari n'ishyamba nunzane mo nagari ndakuvuze ntabwo nkuvuze nawe kibona twakibonye uragifite gifite se nge bari abagore oya bari abagore ntabwo babigiramo hano ntabwo babigiramo hano nawe wanyiga wanade oya se bikore mbaye sheri oya sheri yabyanze ngo simbikore ariko kibinga amaherezo muzabona hatuye amashishi mu mujyi wa Kigali umusore mwiza mbere mu Rwanda ntangiye kumuvugisha uretse mukanya atangiye abihakana
atangiye abihakana none atangiye kwiva ariko banza ndebe ntabwo njye nabishobora reba ubwiza bwanjye ntabwo nabishobora urukundo rwaramutwaye umukobwa iyo akunda umuhungu umugore akunda umugabo ntabwo barebana reba ndikabona rero mureba ari kureba iriya akareba iriya ntari no kubasha kureba kurumva ikintu mfatishije arareba iriya abantu murebe muri comment yakomeje areba iriya yego se ntabwo ari kubasha ariko se reka nkubaze nk'ubu ndamutse wenda nkurekuye harika kukuboha urukundo rwawe sindobohe nkakwemerera kaza tukabana wavamo umugore mwiza cyane wangandukira wanyubaha ndewe nkunda umugore wanyubaha ako reka mbanze mbabaze kuki ikintu cya mbere mushyira imbere ngo ari ukububaha cyane ubundi umugabo arakunda uretse nsobanura iki kintu ku bijyanye n'urugo umugabo arakunda umugore akaganduka mu rukundo rw'umugabo niho harimo keya urumva niho harimo gushaka ibitunga urugo mu kuganduka k'umugabo niho harimo kuramba k'umugore mu kuganduka k'umugore niho harimo kurambana kwa babiri umugore utagandutse nta burambe bw'urugo umugabo utakunze urumva nta keya mu rugo ashobora kuba atari gusobanukirwa kuganduka icyo bishatse yenda bizese ntabwo nashaka nimba nkubwiye kungandukira nkabona utangiye kuzamura gushinga ijosi njye nuko mbanze nkubwiye nuko umuntu wese umugabo wese ujya kumva ngo kuganduka none se ko ari umugabo kuki njye wumva yuko njye kugandukira kuki njye wumva utanyubaha nyine njye mu rukundo rwanjye mu rukundo rwanjye nose imana yababwiye ngo twe mujye mutugira ubu se nimba wifashe ukamena ijisho umugore uzagandukira umugabo ibyo se ntibiki nimba wifashe ukamena ijisho se imana yarabivuze ngo uzamena ijisho umva kibingo niyo mpamvu rero tugiye kujya tunabasuzuma wenda tutanagiye no mu bintu byinshi njye mu rukundo rwanjye nta buhemu burimo ukunze umuntu nta muhemukira wakugereka niwo bakoroga urumva wamukwereka mwarwo ari ishusho mba ndeba nkabona ndayishaka kuzayireba fata ifoto turi kumwe mu nzu uri kumva uri madamu cyo kwawe ntago wangora wamuzingazinga ntago wangora pe ubwo ni iki ushatse kuvuga ko atakugora ushatse kuvuga iki n'icyo ushaka kumenyekanisha wowe ukuntu nkubona umeze nka wa mugabo ushobora kuba waca bugufi rero umugabo uciye bugufi ashaka umugore w'isasu myitegure rero naje none ngiye ukuntu mubona ari umuntu utuje sibyo sibyo rata mbona yaba ari umugabo utuje mu rugo nyine no ku ngero dufite z'abagabo batuje abagore babo abari ibisazi byadanje hahandi nzazamura umugero kwiruka none se urateganya no kuzankubita oya ntago ariko ngenda bibona mani rega ahantu tuba haba hari abagore benshi n'abagabo nkanjye ariko oya hari ukuntu none se reka gwe nimba ubana n'umugabo umugore akazamura umugera agiye kugukubita wowe ukamuhunga ukigendera hahandi ari ukuntu umugabo buriya magara ukuntu yitonda bakanga ngo baramuroze kandi waga buriya ari ukuvuga ati reka no kuba umusazi turengera abana ku buryo azamura igipfushi umugabo akigirayo akigendera sibyo yego mani kandi ariko nanjye nge ikintu ntakora ni ukuramburira urushyi umugore ni nawe rero nuko umeze ikiganza cyawe cyanjye kukiramburira umugore nturebe nk'ubu kibingo ukuntu ameze nk'umusazi njye maze nditonda ukuntu muri kuganira ashobora no kugira gutya akagukanga ijwi ryawe rikaburiramo urumva akavugira wajya uvuga cyane urumva nk'ubu ngubu ageze no muri cya gihe cyo kubura cyangwa gutongana njye sinatongana nawe kuko nta musore mwiza utongana ntabwo bishoboka nta mfura itongana njyewe namuhunga hazagaruka amakare ye yarangiye ni nayo mpamvu ikintu nkundira nuko areba agasanga nta rundi rugo yajyamo ngo bikunde areba agasanga azakubitwa nk'izakabwana hano rero nkurikije imiterere yanjye cyangwa se wenda imico yanjye Jack turamutse tubanye nahabonera amahoro ndetse nawe yampa amahoro ariko njye nkunda aba mu mutekano njyewe reka nkubwize ukuri njyewe uramutse uzanye amahane ndi umugabo mwiza ndi umusore mwiza naguhunga nakahukana hari ugusigira urumva hajya amenya abana kuko buriya ngiye kosa ntakora kuvuga ngo nditeza
abantu cyangwa se kwiteza abantu ngo warwanye n'umugore njyewe nagenda nk'ugiye mu kazi singaruke ni kubona abagabo bawe ukanabagenda cyangwa se buri uzabona umugabo urwanira utuntu n'umugore uzamenya ko atumva ntabwo aba ari umugabo pe ni ukuri singiye kubasuzugura ariko nimba umugabo arwaniye matora ngo iyi ngiyi ndayitwara ngo gutya na gutya ngo aya masafuriya ngo tuyagabane kandi uzi ko umusigiye abana bro wenda ushobora kuba iyo matora ya kabiri yayigurisha agatunga abana uri kumva wenda akaba yabatunga iminsi 3 ariko wowe urashaka ngo iriya televiziyo ndayijyana ninjye wayigure se wayivanye iwanyu iriya matora ndayijyana ukabona atwaye ibintu bifite agaciro kandi ntiyibuke yuko asize babana kandi arabwo bameze gutyo akumva nimba atandukanye n'umugabo n'umugore yego ya televiziyo arayimanura nta mwana ajyanye atware yanuza ya matora nziza uri kumva kandi ibyo bintu byose tware n'iki kindi gibona gishaka kurengera abana izanebe ngo si bo baziguze kandi nazi ko ibyo bintu atwaye ejo yagurisha televiziyo wenda umwana ashaka kumurembana akaba yagirana kure akaba yagurisha iyo televiziyo wenda akamara n'ibyo 50 cyangwa 100 bikaba byaramura uwo mwana. Ese wadusangiza ku buhamya bwawe gato? Yes nyine ubuhamya bwanjye warubatse uza gusenya? Yego narasenye narubatse imyaka 8 nashatse 2017 ukiri muto ariko nari nyiri mutoya warufatirana nari nyiri mutoya ariko icyo gihe ufite imyaka ingahe? ubusubonetse muri 18 ra oya nabyaye mfite 18 nabyaye mfite 18 mbere yuko ushaka nuko mbere yuko ushaka wari warabyaye wabyaye mbere yuko ushaka oya cyangwa yiguteye nawe se ugutwara oya twese tubana twese tubana turabana tubyara undi mwana ariko nyine tubana batarimo neza nyine urabibona abatipe ubwa mbere guteye inda ntago urabibona kavukeze Kigali yakigutera inda bagishidikanya ko uyu mwana atari uwawe nyine ukabona nyine ntago ari kubyemera neza byabanije nyine njye mu rugo ndahaba maze kuhaba maba nk'amezi 5 ariko ngaza kwipimisha ina ubwo rero nza kubyako naje kubyara nyine navuye mu rugo nje kubyarira inaha yarabanje kuza nyine kwirega ku babyeyi. Yes yarabanje araza arantwara tuza kubana hano Kigali ebana numva ni ibintu byiza numva urugo nzarugira we data we muntu wanje urugo rurakunaniye rwakunaniye haciye igihe kingana iki? oya njye buranda umuntu wihangana niwe rwananiye cyane umugabo koko buriya reka mubwize ukuri umugabo nari mfite yataza guhura nanjye pe nta n'umugore bashobokana niziragima buriya uranaga ngo Imana igihuza abantu bamwe mu rugo ngo bahure nimba ndi umunyamahane ngo nawe muze n'umunyamahane wapi ifatamo umuntu ikavuga ati wowe uzacira bugufiyo nimba ari umugabo nyine ubwo azamenya ko uyu mugore wanjye adashobotse cyangwa nta gahenge yaguhaga mu gitanda buri joro ntago ari ibyo yari umugabo munini ubyibushye yes mwiza pe uri kumva ariko yagiraga amahane Imana yagira amahane bya danje ku ngingo reka twe kwinjira ubuzima buri prive bw'umuntu kuko buriya bwo buri deep kandi buri ntago ibyo twe twabinabipfaga ntago twabipfaga ariko yari umuntu urabona akavuke ntago zishobotse niyo mpamvu nahise numva yuko abagabo tuvuze ngo reka buriya buzima bwawe butsimbye reka tubureke tusimbuke nari ariko gushaka hari igihe uzabutangaza mu buhamya bwawe busesuye ngese ko n'ubundi tuba turi mu mihanda n'ubundi tumena umuceri se nanjye ntiwazamenera n'ubundi umuceri wagiye hanze no wagira ngo wicaye kuri kamera hari ibintu bigutera umva nta sinzi ukuntu umva Emi njyewe Cibingo naje gusanga ikintu nkundira n'iki ngo iyo ndebye abona ngo abantu bananutse ngo bari beza wumvishe na kakane yabanjijemo ruguru gute se ko yarabyibushye reba afite impamvu shingiro ariko ubundi Cibingo Imana iramutse guhembye umusore mwiza nkanjye niki wayishimira mubwiza ukuri ubu kujya nongeye nubaka sibyo cheka Imana pemba numva mishaka ariko nkumva nshaka umugabo utazaza unkubita utazaza unuka
ngaho ncira ngaho ngo guke wa wundi nyine utakubuza nimba inshuti zawe ziza kugusura ntihandi wenda kumusaba uruhushya uvuga ngo ashaka umugabo oya nyine nshaka umugabo nyine tubana mu buzima akanda n'ihungabana ry'umuryango pe wahise Kibingo nkazamugira umugore ibindi byose tukabikemura yaje gukuraho ka kantu ko gutera ivi ngewe ntabyo gutera ivi ntari umuntu mukuru urumva kubona napfukamye hano hasi ngo ndiho ndagira ngo mubane ejo byagenda tubane utanampfukamye ntabwo bizakunda ntanagupfukamiye yes okay nimba ukeneye ko ngupfukamira guma kwiki gugumana umuruho wawe byese nk'uruhana gute gumana Imana wowe uri Imana se nose abandi bapfukamira nuko bari Imana ugomba kumpfukamira ku buryo nazaza unanciruka ujye wibuka ko ngewe naringiye kumugira faveri ngo kureho ako ye bazanakora gira ino shaka karande yo kubaho nta mugabo mukureho izina ribi je nta nubwo nzongera gushaka vuba ni nko kumumwakura abagabo bwese muri kimwe nuko kumwakura ubu none nakora ikintu cyitwa kukumwakura mwakora bebe ubu wabona wowe wazora irundo none abagabo batavuga umva umugabo utavuga wenda nimbe no ngo yaraza wenda akaba yanankubita urwoshyi cyangwa akanagira gute na gute ariko mwene uyu nguyu ikintu akora agikora gikoze oyo urana ijambo akubwiye umugabo utavuga bro uzi n'uwa wanjye ntavuga ibona ushobora no kubona mu muhanda ukabati mbonye umugabo w'imfura y'u Rwanda n'imbere y'Imana ihoraho ibaze n'iwacu mani n'iwacu nine babumva yuko ari njya munani kuko ni wa muntu wiyorobeka mu bantu uzaka kuganirira ukavati mbonye umugabo ubundi wowe wabagaye mani bro abasi yukumbuye wagwana abazanakurabura zikumbura se zirabuze iyo nguyu ntajya kumbura impamvu ni iyi abihoramo mbihoramo se ndarana nayo urabizi ko mbihoramo akuze gushaka kubikora kurusha umuntu urarana nayo biranashoboka hari n'abagore bararana n'abagabo ko ntibayibone uko babishaka ugereranyije ubikora kangahe ugasanga ngo natashe narushe uri kumva ngo ndazindukira mu abagabo baratsitse ngo ndazindukira mu kazi ngo sinajya muri ibyo Emma urabona icyumweru kigizwe n'akanayifuza hari n'abazifite ari za pirate hari n'abazifu aziko ari n'umugore umuceri mu minsi 7 ubona iyo minsi 7 ni icyumweru ushobora kwibona kangahe minsi 7 icyumweru se sibura nka kabiri cyare gake oya ni nka kabiri pe ntabwo navuga ngo ni buri munsi urumva uyu ni umubyeyi ngewe nganira nawe ntabwo ari buri munsi kuko yabyaye urumva ngewe n'impamvu mubwira ko namumwakura nkamukura kumwakura ngewe mfite umwakura navukanye umwako nonese kuko warashatse urugo ukarusenya nuko ufite umugisha nose ni ngewe muri Kigali nuko ubuzima bwagusekeye akaranateretse nawe uri mwiza yego uri mwiza ku mubiri nakazi kawe uri mwiza ku mubiri ariko ufite umwaka wo gusenya urugo uje kunyubakira bari abana uzabatunga nakumwakura abana nabo umugabo wese hari ikibazo bagutera none se reka nkubwire nujya kumunda abana urumva iyo uri umugabo uba wiyemeje gufata inshingano kukarera urumva abana bose nabo mwari kandi abana bose abana n'ab'igihugu urumva abana n'ab'igihugu abagore bose nabo abana n'ab'igihugu kuba ngo iyo ureze umwana uba urereye igihugu urumva rero abagore bose nabo umwana nyewe nimba ndi umutware abandi king urumva nkirongorera umugore mwiza nk'uyu nguyu bivuze ngo nibyo byose waba ugiye ahanyerera mba mbitwaye urumva ngewe Kibingo aramutse akuriyeho ibintu byo kuvuga ngo ntiyangandukira akikuramo ibikomere yatewe n'umugabo wa mbere wari ubyibushye wamuteje ibyaha nuko nakubwiye ngo umugabo ngo warubyibushye ngo wagutezaga ibibazo umugabo warubyibushye yamuteje ibibazo ushobora kubona batanabishobora bose kuba hari n'abananutse batabishobora ariko ngo byanzanakurabura n'icyo ushaka kubona nanutse ariko utanabishobora ngewe ndebeye inyuma urabona ubudahangarwa mfite ku bijyanye ubuzima gatozi mfite uzabanze mbonje numve
noneho nzaza mushaka mvuga ati nara ebana kabisa za gahunda bazishoboye kuko nzabara nzabara iminota sibyo ite nkubwira ko hari n'abantu banini bayirenze ubundi ni nk'inga ushobora kuvuga ngo iyo ukoze iyi ngi ndavuga turashoboye ingahe nk'iminota 30 bagupfubyaga ndabibonye tanti yonyine baramba neruhi bazanakora buri sase bamupfubyaga nabyumvishe nabo waguye nabo ni pirate isa urayikora okay nge singiye kwiyamamaza ariko kugira ngo ariko mbere na mbere ibanganire ryababiri urumva ngewe ibyo kuvuga ngo ngisaha iminota uri kumva nabizi neza ko ubushobozi buhari n'imbaraga zihari gusa ucyumva iminota 30 bisomva ko bamupfubyaga mise numva ko ari fake abo yahuye nabo ari fake ni myinshi pe yahuye n'inshino isaha yose wahuye n'inshino reka nkubwize ukuri ntabwo urahura n'akanyafurika kumye nzemera nitegere bagira ngo akanyafurika kumye nzemera nitegere ngenze nkurebe ngenze ari coding iminota uzamaraho ariko ngiye sinabyiza ngo ndi coding ngenze abiko noneho nze mbivuge mu kiganiro arahira ko utazasohoka uvuza induru uvuga ati mu ntabare mucyo uzikura mu kibuga wabana unazirika wabana unazirika mana we urumva hari ukuntu urumva ese ako hari ukuntu bazirika banyweye iki wamuga reka nkubwire mu binini ni nkanuzi hari umuntu muzima hari umuntu umva nyine nkubwire hari umuntu umva nyine ni ikibwa kiri aho ngaho nacyo kirabizi muri kitabarije kunywa kiriya kinini umva mbabwire kano kantu mwe kuzana ibyo binini hari umuntu muzima uba ufite ubuzima buzira umuze uri kumva ku buryo akora amasaha 2 ataracika intege ndetse agakora n'iminota 40 n'isaha atararangiza itoro ya mbere barahari bari naturel urumva hari n'abantu rero banywa ibinini bo baba bameze nk'abasazi ku buryo niyo bari mu gikorwa bakora nk'imashini ntibaruhuka ntibagira santima kwa kundi umugore ashobora kuba yamubwira ngo ararushye ntamwumva kuko ikinini nicyo kiba kimukoresha droga aba yanyweye nizo ziba zimukoresha rero itandukano ry'umuntu muzima bya nyabyo iyo akorana igikorwa cyo kubaka urugo na madamu we urumva iyo madamu ageze haruha aramubwira ati nta kibazo bakaruhuka akongera mpaka isaha ya mbere ayiminuje akarangiza none umuntu muzima nanatinda no guhaguruka bwa kabiri umugore agifite imbaraga ako kanya afatiraho nta minota 5 iciyemo cyangwa 2 none si birabiterwa n'iki nyine hari umugabo ushobora gukora yakora kamwe niyongere ko agahita gwatiyambare rwose byarangiye biterwa n'ubuzima urugero urabizi ko no mu buzima busanzwe abantu twese tugira imbaraga zitandukanye z'umubiri mushaka kuba muri abagabo ariko muri uko kuba abagabo mukamufite imbaraga zitangana kandi mushobora no kuvugana n'abavandimwe ariko ukagira umuvandimwe ugira imbaraga atari uko wenda arya byinshi kukurusha ahubwo bivana n'uburyo aremyemo muri naturere yiwe ntago bahuza imbaraga yego ni ngo n'ibijyanye no gukora imibonano cyangwa se igikorwa cyo kubaka urugo hari abantu bari naturere bafite imbaraga bya nyabyo urumva hakaba n'abantu bagira imbaraga kuko bariye hakaba n'abantu babayeho mu buzima bwo kurwaragurika muri kiriya gikorwa ugasanga arakora iminota 2 akenshi kino kibazo gishingira ku musemburo imisemburo y'umuntu kuba umuntu yaba afite imisemburo ibasha imikeya cyangwa se imisemburo myinshi ako muna ntago burirara turi kugaragara katugire dusoze yego urumva rero ibyo byose abakobwa ntago bazi kwanariza ibyo bintu byose ariko nkanjye ibyo bintu mba nzi kubyanariza bitewe na experience mfite njye mfite experience ku bijyanye no kubaka urugo cyangwa se ku bijyanye no kurinda umuryango nese kuki udashishikariza abagabo bagenzi bawe ngo ujye ubabwira abagabo benshi bameze nk'urugero njye nagiye nkora muri serivisi z'ubuvuzi zitandukanye hari nk'imiti mba nzi iri karemano
cyangwa se imiti ya kinyafurika umuntu ashobora gufata iya nyayo. Oya, reka maye nkubwize ukuri. Mujye mutubwira koko nimba ari bya nyabyo umuntu ajyanaranya n'abagabo bacu. Umuntu aba nabafite. Wenda afite ibyo bibazo. Wambwira bya nyabyo. Yes. Wenda uravuga ngo uzansure one day. Oya njyewe cyeka hanyuma iyo miti nk'umuntu uyikeneye yayibona bya nyabyo. ashaka kumpamagara, ndashaka rwose ubabwire nimero bazana guhamagara. ashaka kumpamagara nkamurangira uburyo ashaka kuba yayibonamo. Nimero yanjye ni 079882 411 3 7. Ni umuti n'iy'abagore uramutse ushaka nawo wampamagara aba nagufasha uburyo ushaka kuba wabubona. Ibana ku buryo umugore agahita amera neza wakunyara. System zose zijyanye n'urugo, hasi hejuru kavibura hasi no hejuru. Ni akanyafurika pana akanyamerika. Yes, ikiganiro cyacu tugisoreje hano. Uzi ko Kingo yari yatwawe, ubonye ko natanze akabizo yaragize ngo yansuye. Arajyari kare. Ako biba biryoha haha. Bihe. Burana n'ikintu kirya. None burana nimba ari ikintu kiryohera mu buzima. No kwirongorerwa nkwirangiriza. Burana kwera icyo ushaka cyose. Okay. Ngewe nkwemerera ka gift. Uri kumva? Niwemera kuganduka uzaze nzaguha gift yo kugira ngo nkubere umugabo. Icyo gihe ajya bigukorera urangize. Twabanye urashaka ko tubana? Okay, mahitamo na yawe. Oya mbabara nta mugabo nyine. Ingaruka zo kutarangiza nize. Ingaruka zo kutarangiza ku mugore. Umugore utarangije aribwa cyane mu kiziba kindi. Urumva? N'umutwe. Akaribwa n'umutwe. Man. Urumva? Umugore utarangiza aribwa n'umutwe kugira ngo nibisazi bimurimo. Ngewe. Nizira ry'Imana ega bya bintu biva mu mutwe. Akaribwa mu nda cyane ku rwego rwo hejuru kuko amazi amurimo aramurya, arabyimba. Akamurya. Cyangwa se akabyimba n'ibirenge iyo amazi. Kurangiza no kumena amazi. Umuntu wese arangiza bitewe. Hari urangira bayamena, hari urangiza bagira ute, biterwa nuko mu buzima bwa urangiza na swingizi gufata. Hari uwo zifata bamukora ku ibere akaba kirangirije. Umugabo ariko bikora abwirwa n'iki ko umugore arangije? Ego ubusirwa mu rw'umugore waruyoberwa. Ninde uruzi? Umugore iyo arangije cyangwa se ageze kuri kayo kurangiza hari uburyo sounding agasoundinga ugahita ubona aratuje. Ukajya kubona ukabona amaguru ahise yagira gutya ugatugira ngo ariko kiwinga ariko dusoza ikiganiro. Ciao ciao, video zacu nakagaruka. Sikabikoze kagira